Ongera umusaruro turahinga, duhinga ibyo kurya by'amatungo. Aha twatunganyije twahahinze soya izadufasha mu kugaburira amatungo tuyisekura tukayivanga n'amasondori. Amateke nayo azadufasha mu kugaburira izabyaye ndetse n'ibibwana byazo. Turayateka tugahereza ibibwana n'izabyaye ibyo kurya. Iriya nayo ni imigozi ihinze hano. Imigozi nayo idufasha kugaburira amatungo nk'ingurube, ndetse n'ibijumba byayo tukabitekera izabyaye n'ibibwana. Urabona ko dufite isambu nini n'ibiraro ndetse byubatse neza. Aha naho ni imigozi twahateye kugira ngo igihe cyo mu zuba ntibizatugore kubona ubwatsi n'ibiryo by'amatungo, kuko tworoye amatungo menshi. Iyi nzu ni iy'umukozi atekeramo ibyo kurya byiwe ndetse akanararamo, umuzamu uzikurikirana. Ibitoki nabyo bidufasha mu kugaburira amatungo, turateka tukazihereza zikarya. Iyo ni ya nzu y'umuzamu. Tukagira n'amazi adufasha kugaburira amatungo yacu. Nagira ngo biragorana cyane korora umuntu adafite amazi, kuko buriya amatungo nayo ni nk'abantu, akenera kunywa amazi kenshi. Nagira bwa bworozi bwacu rero n'ubu. Iyi ni ingurube ya kijyambere, iri mu bwoko bwa Rayije Wayite. Ni ingurube imeze neza. Iziyikomokaho ni izi. Aya mashashi murabona ko nayo ameze neza. Ngira ngo n'ibigori murabibona ko tuzihingira n'ibigori, no dufite n'ikiraro giteguye neza. Turenda no kucyongera kugira ngo tugabanye ubucucike bw'ingurube. Nibura nk'ebyiri zibane mu kiraro kimwe. Murabona ko izi zimeze neza. Tuzikata imirizo kugira ngo zigire ubwiza.